Muraho neza, nitwa Emile Niyonkuru. Ninjye tugiye gufatanya gusubiramo ingingo yo kuwa gatandatu ivuga ngo ibindi byo kwiga no kuzirikana. Reka twisenge. Turagushimye Data mwiza, tugushimiye ko udukunda, ukaba wabanye natwe uherwe icyubahiro. Tugiye kwiga icyigisho cyawe, ndakwinginze kugira ngo uduhe kugira ngo tubone icyo dukuramo cyadufasha muri ubu buzima. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Aha ngaha ibyo bibiri byo kwiga no kuzirikanwa, umwanditsi hari amagambo yatugeneye meza yo kuba dusoma cyangwa se yo kuzatekerezaho muri iki cyumweru. Ubwo tugiye kujya ayo dusomamo kandi ndizera ko ari buze gufasha buri umwe wese araza gukurikirana iki cyigisho. Yatangiye avuga ngo iyo umuntu yeguriye Kristo, imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Habaho impinduka we ubwe atabasha kwigezaho. Uwo ni umurimo w'indengakamere uzana muri kamere ya muntu imbaraga y'indengakamere. Aha ngaha nk'uko turi kubibona, iyo umuntu yeguriye Kristo cyangwa se iyo umuntu agerageje gushaka Kristo akamaramaza, ngo imbaraga nshyashya itura mu mutima wahindutse mushyashya. Aho ngaho akimara gushaka Kristo, umutima we uhinduka mushyashya, akabasha guhabwa imbaraga nshyashya. Ngo umuntu wihaye Kristo amuhindukira igihome cye bwite aturamo muri iyi si yigometse, kandi agashaka ko nta bundi butegetsi bukirangwamo usibye ubwe. Aha ngaha iyo umuntu amaze kwiregurira Kristo, nta kindi yiyemeza uretse kuvuga ko ubwami yahisemo aribwo azajya akomezamo kandi aribwo bugomba kwimikwa mu mutima we. Ntabwo yakinguye umutima we ku ubundi bwami bw'umubiri cyangwa se ubundi bwami bwinjiramo. Ngo nta kabuza ngo tugomba gutegekwa n'imwe muri izo mbaraga ebyiri zikomeye zihatanira gutegeka isi. Ntabwo ari ngombwa ko twihitiramo ku bushake gukorera ubwami bw'umwijima kugira ngo tubone dutegekwe nabwo. Icyo twakora gusa ni ukwirengagiza kwifatanya n'ubwami bw'umucyo. Ntidufatanye n'imbaraga zo mu ijuru. Nitudafatanya n'imbaraga zo mu ijuru, Satani azigarura imitima ayigire ubuturo bwe. Ingabo imwe izadukingira ikibi ni Kristo, nuko Kristo atura mu mutima binyuze mu kwizera ubutungane bwe. Aha ngaha hari amagambo dusomye akomeye cyane atubwira ko nitudafatanya n'imbaraga zo mu ijuru, ikintu kimwe tuzakora cyangwa se ikosa rimwe twakora ni ukudafatanya n'imbaraga zo mu ijuru. Ngaha ngaha Satani azigarura imitima yacu ayifate mpiri. Aha ngaha kuri paragarafe isoza batubwira ngo dushobora kureka ingeso mbi nyinshi, dushobora kwitandukanya na Satani mu gihe runaka, nyamara nitutomatana cyane n'Imana binyuze mu kuyiyegurira buri mwanya, tuzatsindwa. Iyo hatabayeho kumenyana na Kristo k'umuntu ku giti cye ndetse no gusabana nawe guhoraho, icyo gihe tuba turi mu maboko y'umwanzi kandi ku iherezo tuzakora ibyo adutegeka. Abantu benshi ndakeka dufite iyi experience y'aho iyo tutemeye Kristo ngo atuyobore, birangira natwe dukoze ibyo natwe tutabwiraga ko twashobora gukora. Birangira dukoze ibibi natwe twibwira ko tutashobora gukora. Ubwo rero nahanjye nahawe kugira ngo binyuze ngo mu gusabana na Kristo guhoraho kwa buri munsi, umukristo abasha kubona imbaraga imubashisha gutsinda ibigeragezo by'umwanzi Satani. Ubwo rero nahanjye nahawe kugira ngo twongere umushyikirano uri hagati yacu na Kristo, ndetse ntibibe iby'umunsi umwe, ahubwo bibe ibya buri munsi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.